Yes, nk'uko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ari mukuru arinda ariwe utangije ibirori byo kubera hano kuri stade Amahoro i Remera. Aho nanone Eric Senderi yatangiye asusurutsa abari bahari ndetse na Dr Joel akurikiyeho Butera Knowless nawe basusurukije stade umuhango wose. Kigali News 5 tujya kutangira hano nyuma yuko dutegereje nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame umukuru w'ingabo umuvugizi mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba aribyo atangaje. Parade rero ya mbere ikaba yitangiye, tuze kubana rero. Subscribe, like, share ndetse na comment ni ingenzi kuri mwebwe. Ku nshuro ya 30 abanyarwanda twibohora, kandi nanone intwari Gisa Rwigema mukamwibuka amateka ndetse n'izindi ntwari zitazwi. Uretse ko ino stade abaturage rwose mukomera amashyi ingabo z'u Rwanda, parade bagiye batandukanye baje. Mike nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arabageze hano, ariwe nanone uza kwara umushyitsi mukuru ukomeye na Madame ndetse n'abandi bashyitsi batandukanye bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Kurikire umuhango uko utangiye, turagezaho byinshi bigiye bitandukanye. We got
rwose stade yakubise yuzuye dutegereje nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na madamu, ariko ingabo z'u Rwanda zirasa neza koko, wabyemera wabipinga, wicare wige kabisa.
mukore subscribe tubane live. Yes, ni akarasisi b'ingabo z'igihugu military police uko muyibona. Nanone turacyategereje nyakubahwa perezida wa Afurika Paul Kagame kugira ngo aze gutangiza umuhango. Ni ku nshuro ya 30 abanyarwanda bibona. Live Kigali News 5 turacyahari. Tusabwa ne subscribe, comment n'ingenzi. Yende ntwara duke mu two gupostinga. Afite tuno tugarama